ni nuko n'ubundi ngutangije igice cya kabiri cya filime bita Amarembo ajya ikuzimu. Nagutinzamo rero niba aracikanwe n'igice cya mbere, nyarukira kuri YouTube wandika ngo Impeshyi Videos, ubundi ubasha gukurikirana igice cya mbere cyose neza, n'amashusho yacyo arahari mu ncamake zacyo. Ikindi kintu nabasha kukubwira rero, wanyarukira kuri YouTube ubundi ukande subscribe kugira ngo n'ibindi bice nibijya bigera ahangaha kuri YouTube channel yahawe umugisha n'Imana. Ntukajye ucikanwa no kurora buri kimwe cyiza gikorewe mu ijuru muri studio yaho. Uyu na wundi muteze amatwi rero ni Sano Chita, nguzanye mu gice cya kabiri cya filime bita Amarembo ajya ikuzimu. Hey, mwibusa yuko kuri YouTube channel yanyu bita Impeshyi Videos nanasesekaje video cyangwa se amashusho n'amajwi arimo imbaraga z'imyuka mibi, aho bazikura, iyo izo mbaraga zituruka, n'ibindi bintu byose bijyanye n'imbaraga z'imyuka mibi, amabanga yose, abapasteri, abapadiri, abashehe, n'ibiki bizereramo, n'ibintu ngibyo. Iyo video yageze kuri YouTube rero wicikanwa no kujya kuyireba, kandi mubwira yuko niba uri mushyashya rwose wacikanwe na byinshi, genda kuri YouTube channel nziza yawe n'umugisha n'Imana bita Impeshyi Videos, ubikurikirane witonze, nuko utangiye filime bita Amarembo ajya ikuzimu, witinda kuyireba, witinda no kuyumva. Iki ni igice cya kabiri, mureke dutangiriye ikuzimu. Nuko filime itangiye, dutangira ikuzimu. Satani yohereje abadayimoni benshi n'imizimu, amarembo ajya ikuzimu arafungurwa. Nyagasani, hey! Satani asakuza aravuga ati mugende munyicire Pamela na papa we nubwo ari umupasiteri ukomeye. Abadayimoni batungurwa baravuga ati uriya mupasiteri ntago twamubasha. Satani ahita bareba cyane, bose bagwa ku isi. Nyagasani, turashize. Ubu tuvugana amadayimoni aturutse ikuzimu yageze kuri ino si ya rurema. Aho uri hose, uri mu kazi, uri mu isoko, uri mu rusengero, ahari hose uri, nakugira inama yo kwitsimba, kuko njyewe ubu ngubu kino kiganiro ndi kugikorera munsi y'uburiri, nako igitanda. Satani asakuza aravuga ati hey twatangiye. Ariko naribabwiye ati Satani yahise asakuza aravuga ati mugende munyishyure Pamela na papa we nubwo ari umupasiteri ukomeye. Abadayimoni baratungurwa baravuga ati uriya mupasiteri ntabwo twamubasha, arashoboye. Satani ahita abareba cyane, bose bagwa ku isi. Satani asakuza aravuga ati munyicure urukobwa rwe, ngo munyicure urukobwa rwe disi. Pamela ngariwe bica, tuga kuri papa Pamela ariwe pasiteri na Pamela. Pamela asakuza aravuga ati papa reka njye kwa Jacques kumutabara. Pasiteri akiri gusenga aratungurwa avuga ati uriya musore ashobora kuba akunda wa mudayimoni kazi. Hey! Pamela ari kurira aravuga ati yego nibyo, hagiye kuba iki? Pasiteri arahindukira areba mu maso umwana we. Pasiteri ati umwe muri bo arapfa. Hey! Umwe muri bo arapfa, ubwo ni hagati ya Jacques ndetse na Shakira. Pasiteri mukuru ku isi arabyeretswe, tugize ubwoba. Tugwe kuri Jacques na Shakira baryamye. Ni naha filime rwose yarangiriye. Ubwo nakubwira yuko ibyo warimo byose bivemo, ubundi ukomeze igice cya filime yawe, igice cya kabiri cy'Amarembo ajya ikuzimu. Wumva ijwi ryiza cyane risa nkaho ari ryo kumviriza Yesu Kristo ari kubwira abahumye ngo babone, abwira abatumva ngo bumve. Hey, twakomeje kuri Jacques na Shakira baryamye. Jacques hari bibiri muteretse imbere mu gukanguka nka saa 9 z'ijoro. Yatunguwe no kubona uwo yarotaga ari dayimoni aryamye iruhande rwe asinziriye. Yamurebye mu isura yitonze, abona ukuntu umukobwa mwiza yabaye ikindi, biramubabaza. Yirebye ku kiganza abura ishapure yamurindaga. Nyagasani, yibaza uburyo yayikuyemo, biramuyobera. Areba ya bibiri iruhande rwe, abona na karuvate yambaye, ahita afata Bibiliya ahindukiye agiye kwitunga Shakira. Nyagasani, hey, dore uko byagenze. Badushubije inyuma ngo batwe uko byagenze kugira ngo Jacques yisanga aryamanye na rera dayimoni. Tayari ikuzimu, nuko nyine batwetse dore uko byagenze. Badushubije inyuma gato, ikuzimu Shakira na Satani bari kuganira. Satani arakara avuga ati genda wicuriya musore. Shakira afite agenda avuga ati sinabishobora, simbishaka. Satani arisetse aravuga ati wishe abarenga ibihumbi buzuza mu irimbi, none ukeka ko nakwemerera kureka kira gisore? Satani ahereza Shakira karuvati, bararebana cyane. Shakira yavuze ibigambo by'imyuka mibi kuri ya karuvati, ubundi aza kuyambika Jacques.
Jacques igihe ajya gusenga nibwo yajugunye ishapure yiwe burya yari yambaye, kubw'uko yari yambaye igikaruvate kirimo imyuka mibi myinshi yaramuganjije, biza kurangira ya shapure yamurindaga ayivanye ku kiganza arajugunya. Tayari nuko burya byagenze we. Noneho reka batugorora aka kanya. Jacques yindukiranye Bibiliya abona ariryamanye abura Shakira nyagasani ayisabura rya daimon. Ahita aguruka ava ku buriri agenda yitonze afungura icyumba atunguka muri saro, ahita akuramo ya karuvati ahindukiye ku muryango wa saro abona Shakira amuhagaze imbere. Tugaruke kuri pasiteri n'umwana we Pamela. Yo pasiteri yavuganye ikibazo ati reka njya gusengera mu cyumba ntegereza, ndi kubona imbaraga z'imyuka mibi nyinshi hafi aha, gusa humura hari umusore dusengana namutumijeho araje. Hey, byakomeye we. Pasiteri yahise ajya mu cyumba, Pamela asigara yicaye gusa afite ubwoba bwinshi, agiye kubona urugi rurafunguye gake gake. Tugore kuri Shakira na Jacques ku muryango wa saro. Jacques yazamuye Bibiliya yitonze afite agahinda ayitunga Shakira. Shakira atangira gutitira, birasaba ko Jacques amwegera urugamba rugatangira. Jacques afite agahinda aravati ko udasohoka ngo uhunge. Shakira yarebye ku muryango hasi na Jacques arebye hasi ku muryango aratungurwa. Shakira arongera areba mu maso Jacques. Shakira yavuze amarira atemba ku matama. Shakira ati nyica njye sinabibasha. Jacques yitonze yamanuye Bibiliya areba icyatumye Shakira adahunga. Burya ku muryango hateretse ishapure. Igihe Jacques yambaraga iriya karuvate agiye gusenga yahise ajugunya ya shapure ku muryango. Hey, tugaruke kuri pasiteri ari mu cyumba yumva inzira gutigita bidasanzwe, ahita afukama nawe atangira gusenga. Pamela ari muri saro umuryango wafungutse aratungurwa, yabonye ari wa musore usengana na papa we, bararebanye baraseka. Pamela aseka aravate urankanze naringize ngo ni amadayimoni papa ajya ambwiraho. Mike aramwenyura yumva inzira gutigita na Pamela bareba hejuru batungu. Mike ati ubanza ahubwo utibeshya ariko bigiye kugenda. Tugari kuri Shakira na Jacques. Jacques yitonze yateretse Bibiliya kure ya Shakira arongera mugaruka imbere avuga atuje. Jacques ati mu nzozi nagize na rose warazanwe no kunyica, rero ndabizi ko uri kumbeshya ntago nkunda, dore Bibiliya yari kugwagarika nayo mfite, yawe n'ishapure yakubuza kunkontorora no kunyica iri hasi, ngwino ukora ibyakuzanye kuko njye sinabibasha. Shakira yatangiye kurira ati oya Jacques, wareze gukomeza gukundana n'umukobwa w'umuzimu, niko kuri nubwo Satani akomeza kumatiza kukwica njye byananiye. Ubanze uyu mukobwa Shakira koko by'ukuri akunda uyu musore. Jacques nawe agahinda karamwishe yegera Shakira. Hey, byakaze we. Tuguruke mwirimbi huzemo abantu b'amadayimoni bari gusakuza ngo bace intege wa mupasiteri, inzu ye igakomeza gutigita. Tugaruke kuri pasiteri akomeza gusenga na ba Pamela na Michael muri saro bari gusenga. Tugaruke kuri Shakira na Jacques. Shakira yabonye Jacques amwegera cyane ahita amuhagarara imbere. Shakira ahita amera nk'utunguwe. Shakira ati bageze ku isi. Hey, Shakira niko yavuze ati bageze ku isi. Arongera avuga gake cyane ati gusa ndakurinda. Jacques atuje. Jacques we ntago ari gusobanukirwa ibyo bari kumubwira, watuje ati ubu noneho nditeguye nyica. Shakira areba Jacques mu maso. Bundi hano Shakira ikintu yenda kubwira Jacques ati bageze ku isi ni bagenzi b'uyu mukobwa w'idemon ari we Shakira. Yendaga kuvuga yuko bagenzi be bageze ku isi ari bo b'amadayimoni, babande twabonye bari mu marimbi. Yahise ahumurirwa yuko amadayimoni magenzi be yageze ku isi. Ahita yongera ati gusa ndakurinda. Ariko Jacques nyine we ntabwo yumvaga ibyo ari byo. Jacques watuje ahita avuze ati ubu noneho nditeguye nyica. Shakira areba Jacques mu maso ati harya ngo ngwice. Jacques arikiriza. Shakira afata mu maboko ye afuka amaso ya Jacques ayakura ku maso ya Jacques. Jacques akanuye abura Shakira nyagasani. Arebye imbere abona ya shapure yemubuzaga gusohoka iracyahari, ahita ayitora ahindukira abona idirishya rirafunguye. Jacques atuje ati nzahagiye, ahita asohoka yihuta. Tugereke ku mupasiteri utuye mu mujyi ari kugira abantu inama. Umuturage rero ati muri ino minsi sigaye numva afite ubwoba, n'ubu nanyuze ku irimbi mabona abantu bariyo bari gusakuza muri mutakumva. Pasiteri arakomeza kubumva afite
Bibiliya mu ntoki. Umubyeyi arira ati njyewe nsigaye niyumvamo ko umwana wanjye yapfuye aba muri uyu mujyi. Ngwiki ye pasiteri atuje nyuma yo gusoma Bibiliya mu mutima we ati ese uwo mwana wawe yitwa Shakira? Nyagasani, burya mama wa Shakira arahari, ari kwiyumvamo ko umwana we yirwa atembera muri izi nce. Umubyeyi atungurwa ati cyane rwose, ubimenye ute? Pasiteri yagize mu bwoba ati igihe nasomaga Bibiliya nyeretswe n'Imana lisite y'imizimu yaje ku isi yacu, bisobanuye ko amarembo agikuzimu yafunguwe, ubu hasigaye urugamba rwo kubarwanya n'urwo kuhafunga. Ibi bishoboka gute ko amarembo agikuzimu yafungwa? Ni ibintu bidashoboka kandi bigoye cyane. Kuri Jacques ari kujya kwirimbi yiruka, ageze ku marembo ya ryarimbi basakuzagamo ahita ahagarara. Kuri pasiteri n'abana be bari gusenga bikomeye, bagiye bumva yanzu ati gitaga irahagaze. Pasiteri akomeza gusenga cyane. Pamela na wa musore Michael bari muri salo barishima. Pamela hobera Michael ati erega ndi uwa mbere, iyo mutangiriye inzu yari ko bibagwiriye nijye batabaye. Michael atuje avuga ati reba imbere. Reba imbere Nyagasani. Pamela yahindukiye areba ku muryango ahita amera nk'ukubiswe n'inkuba nta mvura itonyanze. Kuri Jacques mwirimbi yaryinjiyemo atuje ahagaramo hagati. Jacques yarahindukiye abona abaturage bari hirya ye bamureba. Murabizi ni umuhanzi cyangwa se umusitari. Yarebye kumva zuzuye aho, yegereye umugore n'umugabo. Atuje ati mama, papa, umunsi Shakira ambwira ko abahambye hano bose ari we wahabagejeje, nabaye nk'umuntu ushombwa icyuma mu mugongo. Nababajwe nuko yanyiciye abandeze bakama ijwi ryiza abaturage bose bumva ku maradiyo n'amateleviziyo, nyamara sinababajwe nuko ari umuzimu wica abantu. Burya cyagiye Shakira ajyana Jacques mwirimbi akamubwira ati aba bose ubona hano ni njye wabagejeje. Burya Jacques ababyeyi biwe yarababonaga yuko ariho bashyinguye, byaramuriye cyane. Yahise amenya ko burya Shakira ari we wamwiciye ababyeyi be. Jacques atega amatwi yitonze ngo yumve ibyo abaturage bari kuvuga. Abaturage bume baravuga ati bishoboka gute ko umusitari wacu utagikora indirimbo yaba yirwa muri stress? Umuyobozi ati babantu basakuzaga mwirimbi bagiye gute? Abaturage bati natwe rwose twagiye kubona tubona nta muntu uri mwirimbi, nta kintu twibuka, ahubwo se ni bande basakuje mwirimbi ko ntabyo twumvisha? Nyagasani, ibi bishoboka gute? Abaturage bihamagariye umuyobozi none bati byagenze gute? Burya abana byibagiwe ibyabaye, amademoni si ikintu mw'abana umwe. Bazatungurwa bati ngwiki kandi mwamamagaye kuri telefoni ngo nze ndebe ikibazo gihari. Jacques arabyumva arahindukira ariba imodoka ye. Tugaruke mu rugo kwa pasiteri. Michael na Pamela babuye ya mademoni imbere yabo ku muryango, bahita baguruka vuba ngo batokeshe. Pamela agiye kuvuga biranga. Nyagasani, burya Pamela yaragiye kuvuga biranga. Michael arabibona. Bundi iyo ugeze imbere y'ikindi nta kwizera ugira udasanga usenga, ni wavuga ngo mu izina rya Yesu ngo bigukundire. Ni ibintu bibaho cyane. Iyo ugeze imbere y'amademoni cyangwa se amagini nta kwizera usanzwe ugira, nta bintu byo gusenga usanzwemo, nta mana wizera, ntago wavuga ngo mu izina rya Yesu ngo bigukundire. N'abantu barota hari ukuntu ujya kuvuga mu izina rya Yesu bitewe n'ikintu cyaguteye ijwi rikamera nk'aho rinizwe. Tayari bikigenda gutyo Michael yegera imbere. Michael azamura ikiganza aravuga ati mu izina rya Yesu. Warabivuze biramukundira. Michael bisubiramo ati mu izina rya Yesu. Abademoni batangira gutigita bahagaze ari benshi. Pasiteri arabyumva ko byakomeye ahita azamura isaro. Na Jacques yinjiye yiruka aratungurwa abona byakomeye. Pasiteri ahita azamura ikiganza cye, Shakira ahita aza. Rya daimoni rikuru rihagarariye ayandi ry'irikobwa rirahageze. Aha hantu hagiye gushya. Filime bayita amarembo agikuzimu. Nuko twayitangiye ni nuko tugiye kuyikomeza we. Shakira itaza. Jacques arabibona na Pamela arabibona. Pasiteri mukuru avuga cyane avate mu izina rya Yesu ririmbura imyuka mibi. Akivuga iryari riri imbere rirashya, akomeza avuga ati mu izina rya Yesu, atangira kugenda ashya. Maze amwe muri yo ahindukirana umujinya ngahunge agana aho Jacques ari ku muryango ngo amwice. Shakira arabibona afata amabiri arayica, andi asigaye yirukiye aho Jacques arihagararira gusa. Jacques arakomeje arahagarara nyamara aratewe. Shakira yasakuza aravuga ati oya Jacques. Jacques arisekera ayo madayimoni amugezeho aragurumana. Burya yari yambaye ya shapure ye ku kiganza.
pasiteri abona ni Shakira usigaye. Ibaze pasiteri mukuru uhagarariye abandi bapasiteri ku isi abonye hasigaye idemoni ntihagarariye andi mademoni ku isi, bigiye kugenda utewe. Bangita Sano Chiro kuri YouTube ni Impeshyi Videos, nkurikirana witonze. Hey, umva ijwi ryiza, ariko umva ijwi ryiza. Hey, ni Sano Chiro muteze amatwi. Iri jwi niyo waba uryamye ari mu gicuku ugaterwa n'amademoni uri kunyumva kuri radio, ayo mademoni yagurumana. Fite ijwi ryiza shawo niko. Reka dukomeze filime yaryoshye we. Pastor abona ni Shakira usigaye. Pastor yagiye kwegera Shakira ngo namutwikishe izina rya Yesu Kristo. Jacques aritambika vuba. Nyagasani Shakira itabura. Ye Jacques ahise yitambika pasiteri kugira ngo arokore rya demoni kazi bita Shakira. Hey Nyagasani munyumva ibintu Jacques akoze. Pastor yasakuza aravati mva imbere. Pamela yegereye Jacques amukubita urushyi. Pamela ararira avati naragukunze none uri gushyigikira imyuka mibi. Jacques reba cyane Pamela mu maso, Mike arabareba. Pamela akaravate ntago ubibona uriya si umuntu, ni umukozi wa Satani. Hey Jacques yegere Pamela aramuhobera amubwira ati wihira kuko amarira utakaza imbere yanjye nyafata nka zahabu igihugu gihomba iyo zigiye. Hey mwumvishije mujye mubura kunshimira mba ndi kubigisha abahungu we. Maze Jacques yongera avati nzekira mbona ubwiza bwawe wibagirwa ibyo kurira. Pamela ashaka kumwishikuza. Jacques aravati nge Jacques mu cyumweru ndangiza ibyo ngiyemo nzagaruka ngira icyo nkubwira. Ye hey ibiki umusore ari gupanga ngo niba mu cyumweru arangiza ibyo agiyemo. Nibiki se agiyemo? Pastor Yarakarvate niwe muhanzi nakunze mu ndirimbo z'abisi, niwe muhanzi wankundishije abastari, ariko uyu munsi ndagukarabye nzokera mu nzu. Ye munyumvire ibintu byakomeye. Kuva filime yatangiye ntago ibintu byaye byakoroha. Hey bundi iyi niyo filime nabazani bayita Marembo Gikuzimu. Iki ni igice cya kabiri uri kugisobanura ni Sano Chiro kuri YouTube ni Impeshyi Videos. Icyo nakubwira nuko na subscribe, kandi ikintu nakubwira iyi filime yateguwe nanjye. Ibi byose wumva ni ibitekerezo byanjye, nasomye ibitabo bigiye bitandukanye, nkurikirana ubuhamya bwa pasiteri bagiye batandukanye, bamwe bavuga ko badukuye imbaraga ikuzimu n'ibindi bitandukanye. Pamela n'amarira yerekuranye na Jacques. Jacques atuje ahanagura amarira Pamela. Hey pasiteri akarabye Jacques. Pamela n'amarira yerekuranye na Jacques. Jacques atuje ahanagura amarira Pamela, ahita amuhereza akantu mu kiganza. Ye hey ahita amuhereza akantu mu kiganza. Ye hey agahereje Pamela. Ubwo akimuhereza akantu mu kiganza yasohotse yitonze mu mutima ati Mana mfasha ibyo ngiye gukora bizarangire neza. Ye ni ibiki Jacques ari gupanga ngo Mana mfasha ibyo ngiye gukora bizarangire neza? Ni ibiki ngo kuri wa mupasiteri wabwiye wa mubyeyi ko umwana we Shakira yagarutse. Pasiteri avuye ku rusengero agiye gufungura imodoka yumva rumuri inyuma. Pasiteri yarahindukira avati urashaka iki? Hey Shakira kumbi ni rya demoni Shakira we ryarindi ryananiranye, habuze umuntu n'uyu n'umwe wabasha kurihangara ngo arihagarike cyangwa ngo aririmbure. Hey Shakira yivugisha neza aravati wampaye rifuti pasiteri mwiza. Pasiteri atuje avati okay ngwino. Shakira ahita yambira pasiteri amugumaho bayambiranye. Pasiteri atangira kumirwa. Pasiteri avati oh humura ndakugezayo. Ashishoje yitonze agiye gutokesha vuba Shakira yitabura. Ye Pasiteri arakara ahita afata Bibiliya yitonze asoma amatuje ahita yinjira mu modoka. Iri demoni Shakira habuze umuntu n'uyu n'umwe wabasha kurihangara ngo arihagarike cyangwa ririmbure rive kuri iyi si ya rurema, kuko rifite naryo ingufu. Tuge kuri Pamela. Mike atuje avate rero nabonye Pamela akwiriye guhinduka agasenga cyane kuko iyo nahaba. Pasiteri avate ndabizi ko bitangaje kubona umwana wa pasiteri mukuru mu gihugu afite umwana utabasha kwitabara mu gihe nk'iki. Mike ataravuga Pamela we baravate mu ndeke njyenyine. Mike na pasiteri bararebana bahita bigendera. Pamela asigana amarira. Pamela afata agapapuro atangira kugasoma. Kumbi ni ka gapapuro yasigiwe na Jacques. Burya cya kintu yamuhereje mu kiganza kari agapapuro, niko kantu yamusigiye mu kiganza cye. Jacques yamwandikira aramubwira ati ndabizi ko ndi kubabaza ariko nyine niko biri, ntuzi ibyo ndi gupanga niyo mpamvu wihutira kundakarira. Umunsi menya ko nkunda n'ikindi wabuze ukuntu umutima wanjye washenguwe, gusa wowe uri umuntu ndetse umuntu w'Imana. Mfasha ku munsi wanjye w'igitaramo uzaba uhari, ngufite ikintu nzakubwira. Ye hey ngo ku munsi we w'igitaramo
Pamela azaba ahari kuko Jacques hari ikintu yifuza kuzaba yamubwira. Ni iki yenda kumubwira? Uyu musore turabizi ni umusitari n'umuhanzi, rero afite igitaramo ngo hari icyo yifuza kuzamubwira. Filime irahari we. Pamela yeregamye yitonze atangira kwibuka umunsi Jacques yohereje amafaranga ngo bahure, yibuka ibyo yakoze ajya gukodesha imodoka arisekera. Byo tubizi mu gice cya mbere, abagikurikiranye ndabizi ko turi kumwe gatanu kandi wa munsi amwohereza miliyoni kugira ngo bahure muri hoteli ya Marriott. Umukobwa wacu akajya gukodesha imodoka kodesha ibimodoka binini kugira ngo ajye kwemeza Jacques. Urukundo ni rwiza, nuko rusaza rushonga nk'isabune. Tugore kuri wa mubyeyi, ubwo ni wavuga wa mubyeyi wiyumvemo ko bari kuvuga mama Shakira. Umubyeyi y'umeravate ase ko sigaye ndota cyane umwana wanjye. Papa Shakira avati izina ry'umwana wanjye ndambe kuryumva, ujye ushaka abandi uvuga bapfuye kuko buri kunshinyagurira. Kandi koko by'ukuri uyu mubyeyi mama Shakira ibyo aba yiyumvamo niko kuri. Uku yiyumvamo cyane umwana wiwe nk'aho ari hafi ye. By'ukuri umwana wiwe yaje nk'idayimoni kuko yari yarapfuye aza mu nce z'iwabo kenshi gashoboka. Ibi bisobanuye yuko n'ubundi mu buzima busanzwe turabizi ko umubyeyi yegeranye n'umwana wiwe amaraso arakururana cyane. Bisobanuye yuko n'umubyeyi wawe ubwo aramutse apfushije umwana we akajya aza mu makaritsiye nk'idayimoni hafi aho ngaho aho umwana n'umubyeyi baba begeranye, umubyeyi ajya byiyumvamo ko umwana wiwe aboneka aho hantu. Ibaze. Papa Shakira aritunganya ati izina ry'umwana wanjye ndambe kuryumva, ujye ushaka abandi uvuga bapfuye kuko buri kunshinyagurira. Mama Shakira biramuyobera. Tugaruke ikuzimu. Tayari ubu mbajyanye ikuzimu. Wowe udafite Bibiliya utambaye shapure nureba name ndagusigaye. Twakomeje. Tugaruke ikuzimu igihe habaga urugamba. Ubwo ni rwa rugamba nyine rw'uko amademoni ndetse n'abamupasiteri mukuru uhagarariye abandi ndetse na Michael na Pamela cyagiye bari gusa nk'abatokesha amademoni. Igihe urwo rugamba rwabaga burya na Satani yashyaga. Dore hano ari kwitonganya. Satani asakuza avati Shakira yanze kwica kiriya gisore, nuko amarembo y'ikuzimu gifunguye, ariko bizakemuka nzakwereka nugaruka. Nyagasani, Satani afite umujinya. Mwibuke ko Shakira ku mugani yanze kwica wa musore wacu Jacques kubera urukundo. None Satani ari kwitunganya ati nuko amarembo y'ikuzimu gifunguye, ariko bizakemuka nzakwereka nugaruka. N'ubundi mu buzima busanzwe nayo yasobanuye ati amarembo y'ikuzimu ahora arangaye, niyo mpamvu amadayimoni aza kwisa uko ashaka, akaza yiroha mu bantu, ukabona umuntu yasaza ari kwirukanka imihanda ngo amadayimoni amurimo. Amadayimoni afite uburenganzira bwo kuza kwisa uko ashatse kuko ikuzimu amarembo yarangaye. Ese ninde uzayafunga? Filime bayise amarembo y'ikuzimu. Tugwe kuri Jacques tayari. Jacques yari ari muri studio ari kuririmba asoma n'agapapuro yasigiwe na Shakira igihe yacikaga. Buri gihe rya daimoni ryacikiraga kwa Pamela ryasigiye agapapuro Jacques. Shakira yamwandikiye ati mbere yuko amarembo y'ikuzimu afungwa uze kuza duhure kuri studio uririmbiraho nkusezere kandi ndagukunda Nyagasani. Munyumvira ibintu rya daimoni kazi ryandikiye uyu musore wacu Jacques ngo mbere yuko amarembo y'ikuzimu afungwa. Amarembo y'ikuzimu afungwa? Ibintu ntabwo bishoboka. Kuki umukobwa akoresheje iyi mvugo? Jacques akiri kuririmba abona ari umugabo ushinzwe kurinda studio ate nyakuba hanze hari umukobwa mwiza ugushaka. Jacques yasohotse hanze yihuta abona ni Shakira. Amarira bose aratakara bajya kuyambirana. Shakira yitataka bararekurana vuba. Jacques arebye abona yambaye ya shapure ahita yikuramo ayishyira ku ntebe barayambirana. Jacques ababaye aravate ese ugiye kugenda unsige? Shakira araseka aravate nakubeshyaga ko amarembo y'ikuzimu agiye gufungwa, ariko sibyo, nagira ngo duhure kuko iyo nakubeshya ntago wari boze kuko wabimenye ko ndi daimoni. Jacques ahita ahinduka mu isura arijijisha araseka. Jacques kuki ari gusa nk'uwijijisha agaseka adasetse? Uyu musore ari gupanga ikiwe? Jacques arishima aravati none se ayo marembo y'ikuzimu ajya afungwa? Urumva ukuntu Jacques atangiye kwijijisha asa nk'unekaneka. Shakira aravati uyu nta muntu n'umwe kuri iyi si wabasha kuyafunga, niyo mpamvu abantu babana n'amadayimoni batabizi. Jacques atuje aravati reka tubane ariko nawe ugiye kunsezeranya ko nta wundi muntu uzongera kwica. Ngo reka tubane ngo ariko ugiye kunsezeranya ko nta wundi muntu uzongera kwica? Ni nko kubwira injangwe ati reka nkorora ariko nsezeranye ko nta mbeba uzongera kurya. Ariko
Shakira yararize aravuga ati ndagukunda, icyo uvuze kiba kimeze nk'itegeko rivuye ibwami. Niko mwakundanye ariko yari bwije. Ubu bwije Pamela yari mu nzu mu cyumba cye aryamye afite ibitekerezo byinshi, abona Michael yuriye idirishya ararifungura. Michael areba mu maso Pamela aramubwira ati shika papa watanyumva ari gusenga. Ibaza ariko kubona umusenzi yuriye idirishya. Uyu musore Michael tuzi ko ari umuntu ukunda nyine gusenga, rero yuriye idirishya. Pamela atuje avuga ati ni gute se watinyuka kuri idirishya ukaza hano kandi uri umunyamasengesho? Michael atuje avuga ati Pamela, kera tukiga muri primaire naragukundaga kandi na n'ubu nta cyabihagarikije. Umutima uracyari wawo. Pamela avuga ati mbaye rimwe wasimbutse, njye nateweho kashi na Jacques, nzamutegereza kugeza no ku munsi we wa nyuma, niwe nzakunda kandi ndabizi ko azaza ku bwanjye. Ka Pamela Disc aramukunda byo, nubwo wa musore wacu yirwa yirukankana ni Diamond bita Shakira. Michael yaratuje araceceka. Pamela arasakuza aravuga ati rimwe. Michael ahita asimbuka kugira ngo pasiteri atamusanga mu bikosa. Mu gusimbuka yituye hasi, Pamela arisekera na Michael araseka. Dukoreke kuri Shakira na Jacques bicaranye. Aho Shakira na Jacques bicaye nijoro mu twatsi twiza bareba mu kirere, Shakira aryamye kuri Jacques ku bibero. Shakira arasakuza aravuga ati wow mbega byiza. Jacques atunga aravuga ati ariko arasaze. Shakira aravuga ati ceceka se, mbonye ikibono umwe kandi iyo umuntu ayibonye ahita atanga icyifuzo. Jacques atuje aravuga ati nkuteze yombi. Shakira aravuga ati ndasaba icyifuzo cy'uko byibura natazigera nkwica. Yatangiye kurira. Shakira aravuga ati Satani ahora amateka kukwica, naramusuzuguye, sinzi ibyo wankoze, ndagukunda cyane. Jacques atuje aravuga ati nyuma y'icyumweru ndatekereza ibibazo byose bihari bizava mu nzira. Niba hazaba iki? Niba uyu musore ari gupanga iki? Shakira avuganye agahinda aravuga ati ngo nyuma y'icyumweru. Jacques abitekerezaho ahita avuga ati ese ushobora kumenya icyo ntekereza? Jacques yahise abitekerezaho yitonze, yibuka ko ari kumwe ni Diamond. Ahita yibaza ati se ushobora kumenya icyo ntekereza? Shakira avuga ati yego rwose, ariko wowe sinakwinjira mu ntekerezo, ndabizi ko ntekerezaho ibyiza. Jacques afitemo ubwoba aravuga ati yego. Jacques atekereza cyane niba Shakira yaba atamurebye mu ntekerezo. Niba uyu musore ari gupanga iki, niba ari gutekereza iki, numbaze. Filime igiye kuryoha. Tuguruke kuri pasiteri wa wundi wahoberanye na Shakira ari mu rugo. Pasiteri atuje avuga ati ariko banza uriya ari wa mudemoni bita Shakira, amarembo agikuzimu ubu azafungwa ryari? Azafungwe nande? Habuze uwayafunga ngo byibuza buri kiremwa cy'umwijima gisubire iyo cyavuye. Koko niko biri. Iki nicyo kibazo gikomeze kugota isi, gikomeze kugora isi, kuba amarembo agikuzimu arangaye cyangwa se afunguye. Buri kiremwa cy'umwijima, yaba amadayimoni, imizimu, amagini, byose byidedembye uko bishaka hano ku isi, biza hano ku isi buri segonda, buri munota, buri saha uko bibyifuza, bikaza bikiroha mu bantu, bikabakoreramo, bigakorera mu bapfumu, imbaraga zabo zigakora neza, bagasaza abantu. Iki nicyo kibazo kigomeze kugota isi. Ninde uzafunga aya marembo agikuzimu we? Turi kwibaza ninde uzayafunga. Ese ibi bintu byashoboka? Biragoye cyane. Amarembo agikuzimu ahora yakaho umuriro kandi ahora arangaye, ariho n'imbaraga z'imyuka mibi. Ninde wayafunga? Tuko kuri Pamela agiye gusinzira yegamye ku buriri ari kwitekereza Jacques, yumva idirishya riravuze. Pamela arumirwa aravuga ati ariko Michael urashaka iki koko? Ntago nkukeneye, jya kuryama. Arebye ufunguye idirishya yaratunguwe. Pamela yumva aravuga ati Jacques. Bose bishimye bahise bayambirana. Jacques atuje aravuga ati ntumbwire ngo ndare, kuko ndamutse ndaye nakifuza kwibanira nawe ubuziraherezo. Pamela yarumiwe aratuza. Pamela yishimye aravuga ati Jacques reka tugumane, kandi nibyo yarakabujije. Jacques araseka aravuga ati Rose, uzi filime ya Jacques na Rosa ukuntu byarangiye niyahuye wowe ugasigara sha mu nyumvire. Pamela araseka akirigita Jacques, baraseka. Pamela atuje aravuga ati Jacques ndagukunda nyagasani. Jacques yaramurebye cyane, yaramuhobeye ahita aca mu idirishya ntacyo avuze. Pamela asigara muriba. Ese Jacques yaba akunda nde muri abo bantu babiri bacu? Ubwo ni Pamela ndetse na Shakira. Mu gitondo ubwo bwakeye, pasiteri ati waramutse mwana wanjye,
Pamela yishimye ati hello daddy. Pastor atuje avake uwo muhungu w'inshuti yawe w'umuhanzi ndamushaka umubwire aze tubonane hari ibyo neretswe. Hey. Pamela yaratungura avati habaye iki? Pastor avati uye nibanga nta kintu cyabaye iki. Pamela agiramo ubwoba abitekerezaho. Hey, ngo se ngo ari cyo yeretswe. Tuba kuri Jacques na Shakira basohotse mu modoka bagiye gusenga ngo bagiye gusenga we. Shakira mwuka ni demoni. Jacques risetse aravate ariko ko nzi ko uri ikini ubundi usenga ute kandi nabonaga bari kubatokesha mugakizwa n'amaguru. Araseka ngo bari kubatokesha we na bagenzi be b'amadayimoni. Shakira aravate nyine we ngwino nkwereke aho nsengera. Akura amatwi ya Jacques. Shakira byamubabaje kuba cya Jacques kivuga ngo babatokeshaga ngo bagakizwa n'amaguru. Ahise akura amatwi ya cya Jacques. Jacques atakaravate ndekuye rukumba bazamusazi we. Aramurekura. Shakira aravate ntuzongeye kunyita ikindi cyangwa nzongera mvuga igitaramo cyawe ntazagiye n'inyoni haboneka. Muribuka mu gice cya mbere ukuntu yavuze ati igitaramo cyawe nta n'imbati zaboneka kandi koko Jacques agiye gukora igitaramo cyiwe hitabiriye umuntu umwe gusa nawe wari wakozwe n'imbaraga z'Imana ari we Pamela. Jacques ahita abyibuka atavate oya we wibikora mfasha wibikora. Shakira itavate niba ushaka ko igitaramo cyawe kizuzura stade n'imihanda nkurikira Nyagasani ngo namukurikire. Shakira ahita yinjira Jacques nawe aramukurikira binjiye mu rusengero idemoni n'umuntu. Kurikira wirebere uko bigenda kugira ngo bitaramo by'abantu byuzure we. Tuko kuri Pamela na Michael bajyanye ku ishuri rishya ryaje ryigisha iby'amateka ubundi bakazarushanwa abatsinze bagahabwa ibihembo. Bagenda baganira Michael atuje avate ariko mbona hari nawe ufite ikibazo bizarangira nawe ukundanye n'ikindi. Pamela avate araseka itavate ariko hari wagize ishyari wafushye se reba Jacques ni umusore mwiza araberwa arakundwa n'umustar. Michael atuje avate ase byibura ujye utekereza ku byo uba urimo kuvuga uri wanafata umunota umwe ngo utekereze ku byo Shakira yakoreye abantu. Sinza gufuhira utari muzima mu bitekerezo suko mvuze ko uri mubi uri mwiza pe ubanza ari nawe mukobwa mwiza ku isi nzagufuhira ari uko uri muzima utatakaje ibitekerezo. Michael yahise anasiga Pamela. Pamela arahagarara areba Michael agenda agahinda karamwica nawe yitekereje wasanga nibyo. Tuguruke mwirimbi. Hey, nahashyinguye Shakira buryo baba bacu baba bashyinguye hari bamwe biba ngombwa yuko Satani abakoresha nk'amademoni bakaza ku isi. Ubwo bamwe dupfa twarananiranye twaranze kumvira Imana neza. Imana nayo nibona Satani akeneye kugukoresha nk'idemoni rye ntago Imana izabyitambikamo ko nayo wayitesheje agaciro wanga kuyumva we. Hey, hano ni mwirimbi turi tiwese amarembo agikuzimu tayari. Mumba Shakira ari kureba avate ubwo ni uri kwirimba ryashyingo umwana we Shakira. Mama Shakira ari kureba avate mwana wanjye mbabazwa nuko abantu bangira umusazi y'umwana ari hafi y'umubyeyi we amaraso arakururana sinzi impamvu nkomeza kukwishyiramo. Hey, kandi koko umwana we yaje nk'idemoni. Jacques yicaye imbere mu rusengero ari kumwe na Shakira abona pastor acira isiri Shakira. Hey, biramuyobera. Jacques yindukiye abona bazanye ibimuga ibicumba batabona batumva n'abandi batandukanye. Pastor arasakuza ati mu izina rya Yesu nsabye imbaraga mu kire fire. Agahita yongera akajambo fire. Kuba umukozi wa Satani yavuga izina Yesu ntago icyari ikintu gihambaye arangwa n'akajambo fire. Bitavuze ko abapasiteri bose mwumvana ijambo fire ari uko bakorera Satani ahubwo haba harimo n'abagendera mu kigare bakagenda mu kigari basakuza fire bazi ko wenda nabo ibitangaza koko ari Imana ibiri kubibakorera. Nyamara abapasiteri bakorera Satani niyo bazi fire icyari cyo. Mwe mugenda mu kigare namwe mukajya mwirwa musakuza ngo fire. Hey, akivuga fire bakagwa hasi. Iko ibi bintu uko bigenda abapasiteri bavuga za fire murabizi iyo babivuze nibwo abantu bakorerwa bitangaza kandi twe tuzi ko izina rya Yesu iryo ryagakoze ibitangaza ariko bo bitabaza fire. Akivuga fire abantu bakagwa hasi abapasiteri ba Satani ko bavuga mu izina rya Yesu cyangwa Imana ni ibintu bisanzwe barangwa n'akajambo fire. Jacques aratungurwa abantu bakomeza kwigaragura. Jacques aratungurwa avati fire agiye kurasa ndetse
Shakira arirya aravati Faya ujye umwubaha ntago amenyerwa. Jacques biramuyobera. Pastor akomeza gukora ibyo. Tugo kuri pasteur mukuru, ubwo ni pastor uhagarariye abandi bose ku isi ari papa wa Pamela. Pastor yari gusenga aravati Mana ima igihe runaka nzahita murimbura ave ku isi. Ibyo akora si bikwiye kandi sakira ikiremwa cyawe niba arinde Nyagasani. Pasteur cyangwa papa Pamela sinzi rwose irisengesho birumvikana ko ari umuntu agiye kurimbura akamuvana kuri isi ya rurema. Ngo sakira umuntu wawe ninde yo. Tugoye kuri Michael na Pamela mu ishuri. Ubwo ni rya shuri ryaje ryigisha ibintu bijyanye n'amateka n'ubwenge ku buryo umuntu wese wiyaminiye mu gufata mu mutwe, umuntu wese wiyaminiye mu gusubiza yazitwara neza, yatsinda akazabihemberwa. Ubwo ni umuntu wese ubishaka ariko ubishoboye. Ni ishuri ryadutse risanzwe ry'umuntu wese ubishaka yahaboneka. Hey, Pamela yari yicaye hafi y'idirishya, akayaga kamuhuha imisatsi ikazamuka. Ubona ari umukobwa mwiza cyane bitangaje. Mike akajya yindukira akareba ubwo bwiza, akababazwa nuko uwo atekereza abandi. Na Pamela aribuka ibyo yabwiwe na Michael. Twe kuri Jacques na Shakira. Pasteur yari yarangije gusengera abantu yicaye mu cyumba, abona Jacques arinjiye. Pasteur yisetsa aravati uraje se? Jacques aravati yego sheri wanjye yambwiye ko wakemura ikibazo cyanjye, ese wamfasha? Pasteur ati ikibazo cyose kibaho ndagikemura mu mbaraga za Faya Nyagasani. Jacques atungurwa aravati Faya? Pasteur aravati ndabizi ko ushaka ko igitaramo cyawe kizamamara isi hafi ya yose ikakizamo kandi isi yose ikacyuzuramo. Ese ibyo ndi bugusabe kujya ukora uzabikora? Hey, ngibyo ndi bugusabe kuzaza ukora uzabikora? Hey guys, mutega amatwi mwumve bya bintu b'abastari bacu basabwa, bya bintu abastari bacu bakora kugira ngo tubone bujuje za BK Arena, tubone bujuje amastade agiye atandukanye. Ibaze ni ibiki bakora. Niyo mpamvu filime nahise ngo amarembo ajya ikuzimu, kuko yuzemo amabanga yose y'ibikorwa kuri iyi si tutazi. Iki ni igice cya kabiri. Uwo muteze amatwi ni Sano Ciro, ndetse no kuri YouTube ni Mesh Videos, ndetse unibagiye gukanda subscribe nawe waba uri umukozi wa Satani. Twe kuri Faya. Hey, tayari twagarutse kuri Faya we. Ubwo batujyanye ikuzimu, ubwo babantu mudasenga ubu nabasizeyo. Ubu tuvugana ngiye guhita nivirayo mbasigayo. Ubwo turi kumwe na Faya tayari, turi kumwe na Faya ikuzimu. Faya aravati Satani uwo musore wabananiye ko ndi kumubona mu marembera Nyagasani. Uwo musore wabananiye ko ndi kumubona mu marembera Nyagasani. Hey, ninde ugiye gupfa? Faya iyo avuze ibintu mujye mwemera ko ari byo. Faya arerekwa, Satani arerekwa, amademoni arerekwa, n'abapasiteri barerekwa, ndetse n'abapadiri byashoboka. Ibi ni ibintu bibaho cyane. Mwumvishe ibyiciro by'abantu babonekerwa cyangwa se berekwa n'ibintu, kandi ko kugasanga bibayeho, akabona hazaza ibintu bizaba koko ugasanga birabaye. Satani, Faya, amademoni, imizimu, pasiteri, padiri n'abandi bakozi b'Imana. Hey, none ati Satani uwo musore wananiye ko ndi kumubona mu marembera, ninde tugiye guhomba? Ubwo Faya kibwira Satani ngo uwo musore wananiye ko ndi kumubona mu marembera, Satani aritse savate umunsi azafira wundi ashaka tuzakora ikirori cyo kumubabaza Nyagasani. Aragowe. Hey, Faya arasakuza aravate Faya bivuze ngo umuriro ku isi. Jacques na Shakira bari kugenda, Jacques arebye mu kiganza arasakuza. Ye Shakira afata akaboko ka Jacques arebyeho abona hari kwaka, ahita ahumiriza avuga amagambo umuriro urazima. Ye ni ibiki we? Jacques arasakuza aravati ndekura vuba bundi ko kurankunda mbona uneza bino. Shakira yarisese aravati Jacques nzi ibyo utekereza muri wowe. Hey, ngo nzi ibyo utekereza muri wowe byakomeye we. Jacques agira mu bwoba. Jacques ajya imbere adidimanga aravati reka tugende. Ni ibiki Jacques ari gutekereza? Ni n'ibiki ari gupanga uyu musore wacu? Shakira areba Jacques cyane, yibuka na wa muriro wagurumaga agira mu bwoba. Shakira yahise abimenya ko umutware we yarakaye ari we Faya. Hey, yahise abimenya ko Faya yagize umujinya, amenya ko byakomeye. Jacques na Shakira binjiye muri rya shuri ririmo Pamela na Michael, nabo barahageze. Umwarimu avuga cyane avate reka mbarebere kuri Google umuntu wavumbuye mara z'imibare, nyine zino ngo rimwe gukuba rimwe ni kangahe gutyo. Agiye kureba ngo ninda bifomboye.
agiye kubirebera kuri Google ni urubuga rushinzwe kudushakira amakuru y'ibintu bitandukanye ukuri kwabyo. Shakira ahita asubiza ati ni Peter Gross. Umwarimu arumirwa avati wavumbuye isaha. Shakira ati ni Charles Badag nyagasani. Hey, ibaza ukuntu uyu mukobwa wacu ari gusubiza bino bintu naha birebeye mu gihe mwarimu we yaragiye kwitabaza Google niba ibitsa amakuru y'ibisubizo umuntu wese yibaza kuri ino si. Ibintu biba bigoye bisaba gutekereza kure. Ibintu bisaba yuko utaba ubizi, ariko Google yo ibi bifite amakuru kandi bizi. Rero uwo ari kubisubiza ntari kubirebera. Ibaze wa mukobwa wacu. Wavumbuye mara ninde? Ariko mwarimu abaza Shakira ati ni Peter Gross. Umwarimu arumirwa ahita avuga ati wavumbuye isaha. Shakira ati ni Charles Badag nyagasani. Ndumiwe. Mwarimu amubaza ibindi byinshi ngo washushanyije mapu y'isi yarahagaze he, ibindi bigoranye byose. Shakira bisubiza nta kurya indimi. Yarafatanye ikiganza na Jacques ahita amurekura yumiwe, na ba Pamela baratungurwa. Jacques yahisemo guhita arekura umukobwa yumira avati ntago bibaho isi umuntu koko ndabyemeye. Jacques yumira avati ngo bimenye gute? Shakira avati twarabyize. Mwarimu yumira avati wowe wimbeshya nta kigo na kimwe ku isi cyigisha ibyo bintu. Urabona na Google hari ibyayinaniye none ngo wowe ngo warabyize nyagasani. Burya hari n'ibyo Google itashobora, ariko umukobwa we byose abizi neza kandi abisubiza neza nk'utari kurya indimi. Shakira arisekera. Tuguruke bageze hanze bari kumwe. Ubwo Shakira na Jacques bari kumwe ku mpande ebyiri, na Michael na Pamela bari ku ruhande rwabo. Jacques akomeza kurebana na Pamela akumva agizemo agahinda. Michael arabibona ahita yambira Pamela. Shakira arisekera. Shakira arisekera. Jacques yatangiye gufuha agiye kugenda. Pamela aramuhamagara. Shakira atega amatwi. Burya amademoni arumva mwabantu mwe. Aho ryaba rihagaze hose ryateza amatwi ryiteguye kumva icyo ugiye kuvuga. Rigombe rikumve nyine. Pamela tuje avati papa ari kugushaka, ariko abwira Jacques. Jacques yindukiye ngo abaze Shakira niba bajyana, aramubura. Nubundi iri demon rirabizi ko uriya papa Pamela arenze. Rirabizi ko ari we mupasiteri uhagarariye abandi bapasiteri ku isi. Rero kuzana ibintu by'iki n'iki ngo tujyane sinzi ko ryari bumwemerere, ryabyumvishije. Rero Jacques agihindukira ngo abaze Shakira niba bajyana, aramubura. Michael Salvate uriya mukobwa si umuntu, ntuzatinyuke kumwegereza abapasiteri. Jacques yegereye imodoka ye agiye kuyifungura. Yarebye Pamela cyane, bararebana. Pamela atuje arebana na Jacques. Njyewe ndakibaza ikibazo cy'amatsiko. Jacques akunda Pamela, Jacques akunda Shakira, ninde akunda muri abo babiri? Ese yaba ari umuhehezi? Ubwo kafashwemo nanjye nta kitari busobanuke, ubwo kafashwemo nanjye nta kitari bufatwe mu mutwe. Byose biri bufatirwe mu mutwe, bigume mu mutwe. Niko bisarucire muteze amatwi kuri YouTube channel yitwa Imeki Videos. Mari bagiye kuzimu part 2 cyangwa se igice cya kabiri. Ubwo Jacques akimara kurebana n'umwiza Pamela, bose ni beza. Bakimara kurebana, dore hajya ngo kurebana kana ko mu jisho. Nanjye mu bukwe bwanjye nzaba ndi kurebana na madamu mvuga ati shanda gucyo, kandi iri joro tugomba kurara dukina penalite mu ngori. Niko je suis man, nicyo kintu negereje. Uzi kurebana n'umugore wawe sha, uzi ngo muri burarane nyine murarane muganira. Njye nashimishwa nuko twarara tuganira, rwose twikomereje filime. Jacques ndetse na Pamela bararebanye, ubwiza bwabo buramurikirana. Jacques afungura imodoka aratwara. Jacques ari mu modoka agenda yibuka akiri kumwe na wa mupasiteri wa kare kuri rwa rusengero. Ku mugani byagenze gute? Niki yamutegetse? Byarangiye utese? Pasiteri araseka aravate ngo arashaka kuzuza stade, kwa kundi baba bashaka kuzuza za stade baba stari bacu kurya kuzuza stade Amahoro. Stade Amahoro ni nini? Uza abantu bajya ukuntu bangana kuyuzuza. Rero bisaba gatuza ko kujya kwa Sekibi ngariwe ngo bigufashamo ye. Ariko ye rero mwumva ibyo basabwa baba stari bacu kugira ngo buzuze amakonseri cyangwa se bitaramo. Mwebwe mwitabire muri benshi mukayoberwa impamvu mwe mwagiyeyo kandi baba bakoreyemo. Ubwo Jacques atuje avate ngira ibyo nakora. Pastor amubwira ati nubikora uzakora amateka, dore n'ubundi uri umusitari, abakobwa bahora bakwirukaho, n'ubundi ugiye kwa Satani n'ibyo bakubwira gukora.
icyo ukwiriye gukora buri munsi ujye ushaka abakobwa usambanya ku munsi w'igitaramo cyawe uzaryamane n'abakobwa benshi noneho amaraso yabo nyagasani. Hey, Jacques ahita ahaguruka cyumva ibyo bigambo. Hey, Jacques ariserera itavuga ati rekeraho ntabyo nkeneye, ndemera abafana babiri bankunda kuruta abo ibihumbi mwinjiye mu mitwe. Ye burya nuko bigenda we, uziko nuko bigenda. Ubwo nabwiye ko iyi filime kuba narayiteguye gutya nashingiye ku bintu bibaho, ntago ari ibintu bya theatre. Jacques akomeza kubyibuka, ibi ni ibintu bibaho n'abanzi muzi bakunzwe ngo iyo bari hafi gukora ibitaramo niko babigenza, mwe mukabona batwitse, wenda si bose bajya ikuzimu. Icyitonderwa si bose, ntago nubwo bavuga ngo abumwe agatukisha bose, ariko njyewe ntago mba ndi kuvuga bose, ni bamwe na bamwe. Iyo ari cyo nkwiriye kubwira yuko nuko biba byagenze. Gusa Jacques urumva ko ari inyangamugayo, we ntago akunda ibintu by'amafuti, ayisaguruka atembera uwo mupaseri amuhakanya ati wapi uzabaze. Twa kuri Shakira ari gutembera mu cyaro atekereza byinshi ukuntu yanze kwica Jacques, ahura na mama we. Mama Shakira hinda umushyitsi avuga ati ngo Shakira agiye kuvuga ahita yikaraga vuba, haza umuyaga mwinshi. Mama Shakira asakuza aravuga ati Shakira. Abantu baje bihuta basanga ari kuvugisha umuyaga wa serwakira, bamufata nk'umusazi. Papa Shakira arumirwa ava avuga ko umugore we yasaze. Tugaye kuri pasiteri mukuru ariwe Papa Pamela na Jacques. Pasiteri atuje avuga ati icara, ngo icara. Hey, muteke amatwi mwumve. Jacques atuje avuga ati ndabizi ko utanyizeye, ariko nyuma y'icyumweru nguhaye uburenganzira uzamurimbure. Hey, ndi kumusezera twishimana, ndabizi ko yahemukiye benshi ariko naramukunze. Icyumweru kimwe hari aho nzamujyana uwadusange umwice. Hey, nyagasani byakomeye we. Pasiteri yahagurutse yishimiye icyo gikorwa cy'ubutwari, ahobera Jacques, akimuhobera yereretswe. Ye ahita areka Jacques vuba yumiwe, maze pasiteri ahita avuga ati gufunga amarembo ajya ikuzimu. Ye ibintu byakaze we. Jacques yatungura avuga ati ngwiki ibintu biri kuba none ubanze ari agaterera nzamba byakomeye. Kuki pasiteri agihobera Jacques ahise yumirwa agahita amubwira ati gufunga amarembo ajya ikuzimu? Kuki yahise avuga uko? Hey, tuba kuri Pamela na Michael. Pamela avuga ati rekera kumbwira byinshi, niba utamfasha ugende. Michael avuga ati ase bundi koko kumukunda ubona ari igikorwa cy'ubutwari? Pamela avuga ati cyane. Araseka ahita avuga ati ndataka bino bipapuro ahantu hose bamenye ko Jacques azakora igitaramo. Ari gutaka bya bipapuro by'abasitari, babyita amaposteri, bya bipapuro biba biri kwamamaza ko umuhanzi afite igitaramo nk'ejo. Nibyo disi umukobwa wacu ari gutaka, yabyihayemo akazi kubera akunda Jacques, ari kugenda amwamamariza hirya no hino abimumanikira. Michael yasetsemo ahita avuga ati nubwo wenda byanera gufuha, ariko njye mvuye ku izima, urukundo mukunda ataragusubiza nirwo rutumye mbavira mu nzira. Hey, Pamela akomeza gutaka impapuro z'igitaramo cya Jacques, ariko bimanika hari uwamufutse ku maso. Hey, hari uwamufutse ku maso. Ndakubwira ati Pamela akiri kumanika no gutaka impapuro z'igitaramo cya Jacques hari uwamufutse ku maso. Hey, bagifuka Pamela ku maso, Pamela araseka. Pamela araseka aravuga ati umfashe nuvuga ko impumuro yawe iri kumbwira uwo uriwe. Uwo ngo ahinijwe ahita avuga ati wibeshya ndinde. Pamela arasekuza aravuga ati ni Jacques. Niko kuko wafanyeho ukuboko. Amaso meza ya Pamela akanuye, yabonye ibyiza umuntu yifuza kubona, yabonye umusore mwiza ari we Jacques. Bararebanye bahita bayambirana barira baseka cyane. Jacques yariranye ibyishimo ahita avuga ati ndabizi mbona nk'umuhehesi, gusa bigiye gukemuka. Yaba igitaramo cyanjye nzabona amahirwe kuko papa wawe yansengeye, yaba Shakira nyuma y'ejo ntazaba akiri ku isi. Ye Pamela yarushijeho kwishima, baraseka. Pamela yishimye ahita avuga ati tujye muri kantine kunywa ikawa. Jacques araseka atega umugongo ahita avuga ati urira ifarashi igutware. Baraseka, Jacques aramuheka bariruka. Namwe basore mutangire mu amafarashi, mujye mwirwa mwirukangana abakobwa mu migongo mwababereye amafarashi. Icyo nzi ko abakobwa bo mu Rwanda nabo batoroshyera, ko nzi ko iyo umuhesi ugira ngo wikoreye ikamyo bararemera koko. Komeza wishinge Jacques uri guheka uri guheka umuntu uri kuri taye utaremereye.
igihe uzaye ku mukobwa w'umunyarwanda ugarukire Faisal uvuga ati ni cyasano cyanshutse niko filime yaryoshye sugo mwagize mugakunda man mbashyira mu rukundo nuko man tugaruke kuba pasiteri bakoze inama. Pasiteri wa wundi wahobeye Shakira ahita avuga ati amarembo agikuzimu n'indi uzayafunga. Hey! Kandi wumve ko iyi nama y'abapasiteri bahuriye hamwe hafi isi yose, umenye ko nta mupasiteri uzi ugusengera mu itorero ry'iwanyu wasanga nawe iyi nama yayitabiriyemo. Uzamubaza ati se pasiteri niyo yavuze kuri Shakira, uzamubaza ati nta mupasiteri wavuze kuri Shakira, uzahita wumva ko genda gura ibintu nkareba n'ibizaba niko. Hey, twakomeje. Pasiteri wundi wahobeye Shakira ati amarembo agikuzimu n'indi uzafunga. Nicyo kibazo bari kwibaza. Pasiteri wundi aravuga ati nta muntu uriho wafunga amarembo y'ikuzimu kandi abantu bari gukomeza gupfa. Hey, kuba abantu bakomeza kugenda bapfa bagenda bicwa n'amadayimoni, gutya nyine impanuka zikunze kugenda ziba, ukabona umuntu akoze impanuka ari mu modoka aratwaye imodoka iragonze, habaye impanuka abantu barapfa. Hari igihe amadayimoni ari yabigizemo uruhare, idayimoni rikaba ryakoresha impanuka mu muhanda bitewe na shoferi utwaye, idayimoni rikamukoreramo akaba ariwe wakora impanuka, cyangwa se mu muhanda amadayimoni akaba ari gukoreramo ibikorwa byayo, bikaba ngombwa yuko imodoka habaho ukuyoba kwazo zigakora impanuka. Pasiteri akivuga ati nta muntu uriho wafunga amarembo y'ikuzimu kandi abantu bari gukomeza gupfa, bose byabahangayikishije. Pasiteri mukuru atuje ahita avuga ati uwo muntu ndamuzi wabikora. Hey! Pasiteri uhagarariye abandi bapasiteri ariwe Papa Pamela ati uwo muntu ndamuzi wabikora. Ye ibi bintu biragoye ko amarembo agikuzimu yafungwa n'umuntu, sinzi ko byanashoboka, ariko pasiteri mukuru ukuriye abandi ati uwo muntu ndamuzi wabikora. Niba ari nde tuba kuri Shakira ariko manuka amarembo agikuzimu, nyagasani burya rya demoni ryahisemo gusubira iyo ryaturutse. Hey! Ubwo ari kumanuka ayo marembo agikuzimu afata telefoni arahamagara. Pamela na Jacques bari kwishimisha, bari gutamika n'ikawa bishimye. Jacques abona abaturage bamwishimiye, mwibuke n'umuhanzi arahaguruka araririmba indirimbo igiye kurangira. Pamela yishimye, Jacques arebye abona arahamagawe abanza kujya ku ruhande. Jacques yishimye ahita avuga ati haro sheri nyagasani. Hey, ngewe Jacques ibye byanangaje ngo haro sheri kandi hari uwo bari kumwe twakamwise nka sheri we, none kuki yitabye umuntu wari umuhamagaye ati ngo haro sheri. Shakira kuri gumbi ni Shakira rya Diamond we. Hey, Shakira kuri telefone ati cya cyumweru urutegereje ngo twishimane nk'umuntu nkunda ntago kirangiranye n'ibyo washakaga kugeraho. Nagiye mu ntekerezo zawe mbona ko nkunda, ariko nanone guru ukeneye no kunsezera nkagenda burundu, rero ndagiye. Yahise kupa. Burya rya demoni ryabashe kujya mu ntekerezo ziwe. Murabizi yuko amademoni abasha no kumenya ibyo turi gutekereza, rero ryabashe kujya mu ntekerezo ziwe rimenya ibyo uyu musore ari gupanga. Hey, Jacques yatunguwe arebana na Pamela afite mikoro arijijisha asekera abari bamuteza amatwi. Ugurisha amatike tayari bahise batugarura aho bagurishiriza amatike kuri kwa kundi nyine habagiye kuba ibitaramo. Hari umuntu buri hanze cyangwa se ushinzwe kugurisha amatike kugira ngo abantu bazitabire baguza amatike nyine bafashemo imyanya. Rero uri kugurisha amatike abantu bari bujye muri igitaramo cya Jacques yumiwe itavuga ati nta tike n'ubiragurwa kandi igitaramo ni mu minsi 2 igiye kuza. Nyagasani nta tike n'iyi n'imwe iragurwa kandi igitaramo kigiye kuba mu minsi 2 ije. Hey! Ibiki biri kuba kuri uyu musore wacu Jacques ko nta tike n'imwe iragurwa, ni ibintu biba bikomeye. Kandi twe tuzi ko disi yarakeneye guhiga agahigo nk'aka Shakira ngo nawe yuzuze ya stade hitabiremo abantu buzuremo, none umva nta n'itike n'imwe iragurwa. Ubu ntago byaba bigiye kumukasira, we yarazi ko Papa Pamela yamusengeye ngo bizacemo. None munyumvire, pasiteri yagizemo ubwoba, wa wundi uhagarariye abandi disi yarahari kuganira n'ugurisha amatike. Pasiteri yagizemo ubwoba ahita ati ntago bisobanutse, gusa nubwo ndi umupasiteri nzaba mari njye mu nyandike nzamushyigikira. Nyagasani Papa Pamela wa mupasiteri uhagarariye abandi bose ku isi ahisemo we kuzitabira ati njye mu nyandike nzamushyigikira. Hey, bigiye kugenda utewe filime bayita amarembo agikuzimu. Iki ni igice cya kabiri, uri kugisobanura bamwita Sano Chire. Hey, araka
tugaruke kuri Jacques yicaye mu twatsi atuje yibuka ko Shakira yahisemo kwigendera akabaha amahoro. Pamela yaje yiruka afite amakawa abiri. Pamela tuje ati ase wabaye iki? Jacques yisesama ati ntacyo. Pamela tuje ahita avuga ati oya wimbeshya, ndabibona ndakuzi. Amufata ku isura amwirebeshaho. Jacques atuje ahita avuga ati Shakira yagiye. Pamela yishimye ahita avuga ati ahubwo umva utekanye turi kumwe, genda ubega ku gitaramo cyawe. Icyo atazi ko igitaramo kiwe nta muntu n'uyu n'umwe uragura itike yo kukitabiramo. Uyu musore wacu ubanza agiye guseba umusitari wafatwaga nk'uhiga abandi bose ku isi. Jacques yisesama ahita avuga ati ese inzozi zanjye witeguye kuzuzuzanya nanjye? Hey, ng'inzozi zanjye witeguye kuzuzuzanya nanjye? Za zindi zo gutuma yuzuza ya stade Shakira yuzuje. Ibaze ngese ngo yiteguye kuzuzanya nawe nyamara ntagazi byabaye. Pamela tuje ahita avuga ati cyane niyo hataboneka n'umushwi nge sinzahabura, kuri nge uri nk'ishati nge nk'aba karuvati. Niko mwagiye mwicara ubasanga biba bitashinze agataburete cyangwa agasonga bunyo ngo byicare byumve imitoma mba ndi kubyigisha. Shanda umwarimu mwiza man. Bose basesemo barayambirana. Pamela arivugira ati ngo niyo hatabonekayo n'umushwi nyamara ubanza aribyo bigiye kuba. Jacques atuje ahita avuga ati ku munsi wanjye w'igitaramo hari icyo nifuza kukubwira ku mugaragaro isi yose ibyumva nyagasani. Hey! Pamela acyumva ibyo Jacques avuze yagize amatsiko, kandi natwe nuko natwe dufite amatsiko. Niki uyu musore wacu yifuza kubwira Pamela ngo isi yose ibyumva? Njye mfite amatsiko ku munsi w'igitaramo, si iminsi ibiri yonyine. Hey, iminsi ibiri yonyine igiye kuza igitaramo gihita kiba. Hashize iminsi ibiri we. Hey, imyiteguro irangiye na Jacques na Pamela bishimanye. Umunsi w'igitaramo wageze, tuguruke ikuzimu. Bateretse imbere y'umuriro Shakira. Satani araseka cyane avuga ati urakaza neza mukobwa mwiza ku isi, twaguhaye amabuno ubwiza n'imiterere yose buri wese akifuza, twabigwereye kugusha abantu b'isi, none we wabikoresheje mu gutetwa n'uriya musitari. Hey! Shakira tuje ari kurira aravuga ati aho kugira ngo njye kwica Jacques munyice mu kimbo cye nyagasani. Idayimoni ryemeye gukunda umuntu ryamwimariyemo ku buryo ryifuza no kumwitangira. Satani aseka ahita avuga ati n'ubundi ndaguha amahitamo agira muri abiri. Ihitamo rya mbere kubona abo Jacques akunda bose bapfa harimo na Pamela. Ubwo urabyumva na mama we n'abandi bose Jacques akunda bizatuma apfa nk'ikigwari. Hey! Yiyahuye asebye izina rye ry'ubusitari. Iryo ni ihitamo rya mbere. Ngo no kubona abo Jacques akunda bose bapfa harimo na Pamela. Ubwo urabyumva na mama we n'abandi bose Jacques akunda bizatuma apfa nk'ikigwari yiyahuye asebye izina rye ry'ubusitari. Koko n'ubundi niko kuri, iyo umusitari apfuye yiyahuye aba asebye cyane, izina rye ry'ubusitari rihita riba imfabusa. N'ubundi iyo bavuze izina ry'uwo musitari abantu bahita batangira kuvuga ati apuri muravuga wa muntu w'imbwa wapfuye yiyahuye. Niko izina ry'umuntu rihita ryandagara rigaseba. Rero Satani anahita abibona, wahita abona nyine azaza akabona yuko uyu musore nibigenda kuriya aba bose nibapfa bizahita bituma ahita yiyahura. Koko niko bigenda, Satani ibyo yavuze niko biba byagenda. Ibyo nihitamo rya mbere amuhitishijemo. Uremera ko ari uko bizagenda apfe nk'ikigwari cyangwa se no kujya kwica Jacques abandi bose bakarokoka? Urahitamo iki? Iryo ni ihitamo rya kabiri. Ubwo najya kwica Jacques urumva azaba apfuye nk'umuntu nyine wishwe biri aho ngaho, cyangwa se apfuye mu mpanuka biri aho ngaho, ntibitume byandikwa yuko wa musitari apfuye nk'ikigwari yiyahuye. Ubwo najya kumwica nabo akunda, nabo Jacques akunda ntago baraba bapfuye. Ubwo ni Jacques wenyine waba upfuye. Imva ayo mahitamo abiri, ese abaye ari we wahitamo iki? Ni ibintu bikaze. Shakira arumirwa ahita avuga ati mbabarira nyica njyenyine. Hano cya Satani cyamuteze nyine ayo mahitamo aragoye cyane. Satani amwereka ku isi akoresheje televiziyo. Uzi ko na Satani yaguze furati we? Niko ntafite televiziyo nako we ni ikiromba. Nta kuntu umuntu yakora ibi bintu bigeze ahangaha ngaba arebera kuri televiziyo nziza. Amwereka mu gitaramo cya Jacques abantu buzuyemo. Cya gitaramo cya Jacques huzuyemo abantu. Yewe
bya bintu uzi ko bikaze, abonamo ikiyebe gifite imbunda. Satani ahita avuga ati Shakira, abantu ku isi bakora ibintu bibi ni abakozi banjye. N'ubundi koko nibyo, ku isi niyo twirwa dukora ibintu bibi, twirwa twica abantu, twirwa turiganya abantu. Ibi ngibi biba bisobanuye ko natwe tuba twabaye abakozi ba Satani. Satani ibi ngibi duhumekeramo cyangwa se akabidutekerezamo, ubundi twe tukajya kubikora. Ubwo akihamwereka, Satani akimwereka ku isi akoresheje televiziyo yiwe, yamweretse mu gitaramo cya Jacques abantu buzuyemo, abonamo ikiyebe gifite imbunda, maze ahita abwira Shakira ati abantu ku isi bakora ibintu bibi ni abakozi banjye. Satani aseka ahita avuga ati uriya ufite imbunda n'ubundi ibyo uri kwanga kunkorera agiye kubinkorera. Satani ahita yongera akana ati Jacques araryamye ntago azi ko igitaramo cye cyatangiye. Ye Shakira yarebye Pamela na Michael bari mu gitaramo bategereje Jacques, abona n'ubundi habagiye kwicwa benshi natica Jacques, yihanagura amarira ahita ahaguruka. Mwibuke amarembo ajya ikuzimu ararangaye, bisobanuye ko nyine idemoni uko ribyifuje buri segonda ryasohoka uko ribishatse. Ubwo bisobanuye ko na Shakira yemerewe guhita asohoka akajya ku isi, kuko amarembo arangaye, idemoni uko ribyifuje niko rihita riboneka ku isi. Yo birababaje, yo byakaze. Tugaruke kuri Jacques ari kurota, ari kuganira ngo ni Imana. Ibintu byakaze, mu nyumvira hano ibintu bigeze. Jacques ubu ari kurota, ari kuganira n'Imana. Nujya urota uri kuganira n'Imana, icyo kiganiro ujye ucyandika ahantu, ubundi ucyohereze kuri YouTube channel bita Mesh Videos muri comment, nzakusobanura icyo bishatse kuvuga. Jacques atuje avate, ese mubyeyi iki gitaramo nyitwaremo gute? Imana yamweretse ikuzimu, iramubwira ati urabona umuriro uri kwakayo? Maze Imana itumubwira ati ese mwana wanjye uriteguye? Mu nyumvira ibintu Imana ibwiye uyu musore wacu, ndakwibwiriye ati ikiganiro cyose uzaza urota uri kuganira n'Imana, yaba gisobanutse cyangwa kidasobanutse, ujye wihangana ugisobanuze. Imana imyerekeye kuzimu, ubundi yamubwira ati urabona umuriro uri kwakayo, ese mwana wanjye uriteguye? Niba ibi bintu bishatse kuvuga iki? Jacques yarebye ukuntu amarembo nayo ari kwakaho umuriro, ahita ashidukira hejuru. Nyagasani, Jacques ari kuhagera avate bishatse kuvuga iki? Yifata ku mutima. Jacques aravate ase ko mfite ubwoba. Arebye ku isaha abona saa moya zuzuye zirageze z'ijoro. Nyagasani aratungurwa. Jacques yumera avate ese naryamye umunsi wose? Ibaze Nyagasani, ibaze nawe uhereye ejo uryamye, wenda uryamye ejo saa moya z'ijoro, warangiza umunsi ukurikiyeho ukawubyukamo izindi saa moya z'ijoro. Ibaze, biba byakaze. Nyagasani, rero kugira ngo ubyumve neza uyu musore wacu Jacques nawe biramutunga, ahita avuga ati naryamye umunsi wose, saa 2 nibwo igitaramo cye kigera. Ibaze ko saa moya zuzuye zimugereyeho, yari akiryamye ntago aritegura, kandi igitaramo kigiye guhita gitangira mu isaha ikurikira ariyo ya saa 2. Arebye kuri telefone abona Pamela yamuhamagaye inshuro 10 yamubuze. Ibaze, Pamela yamuhamagaye inshuro 10 zose we yiryamiye, naho ubundi Pamela yamubuze. Ahita yambara neza abanza guhamagara Pamela barebana kuri telefone. Buno buryo n'ubundi ni bwa bundi tuzi nka video call, kwa kundi uganira n'umuntu muri kurebana amaso ku yandi. Video call ukavugana muri kurebana. Twagiye twakomejwe filime bahise amarembo agikuzimu. Iki ni igice cya kabiri kuri YouTube channel bita Mesh Videos. Uri kwisobanura ni Sanucira. Jacques kuri telefone avugana arebana na Pamela, maze Jacques ati hallo ndaje. Ati ndaje nyine, ubwo avuga ko aje mu gitaramo. Ubwo Pamela kuri video call cyose bavuga barebana, maze Pamela itavuga ati watinze urambona gusa reba inyuma yanjye. Nyagasani, ngo nareba inyuma ye disi ngo yatinze ngo urambona. Disi ka Pamela ati ngo urambona, maze Pamela itamubwira ati reba inyuma yanjye. Jacques yaratunguwe, yabonye byibura bwa nyuma na nyuma inzozi ze zibaye impamo. Stade yaruzuye, bamwe babura aho bajya, abandi buzura imihanda. Nyagasani, burya yujuje ya stade. Nyagasani, ibi bintu uziko Imana ikora ibitangaza. Itike zari zanze kugurwa habura iminsi 2 igitaramo kibe, ariko Imana yikoreye igitangaza cyo kubera gusengerwa na pastor wacu ukuriye abandi bose ore papa Pamela. Pamela yishimye, Pamela yishimye avate nukureho phone banguka. Jacques yishimye avate uye kupa. Pamela kuri telefone barebana, maze atavate ndanze udahita ugira ibindi ujyamo. Pamela yanze gukupa phone ngigume ku murongo nyine atagira ibindi ajyamo.
Pamela atereka fone ku ntebe igumaho. Jacques arisekera nawe ntiyakupa. Agiye kugenda abona imbere ye Shakira. Nyagasani, umusore yatewe. Shakira yiyiziye. Yey, Nyagasani, Shakira yaje. Ko Shakira yabijemo bigiye kugenda gute? Satani yaramuhitishijemo kandi amarembo agikuzemo yararangaye. None ko Shakira aje kureba Jacques, mwe muratekereza bigiye kugenda ute? Nje binteye ubwoba ibigiye kubera ahangaha. Jacques atunguye atavati Shakira. Tugaruke mu kirori. Pasiteri yicaye imbere yishimye ategereje, abona ikivunge cy'abantu yishimye nawe ati rwose narasenze none dore Imana yarakoze. Michael ari hirya ya Pamela amureba mu maso, abona Pamela yishimye ategereje ko Jacques abanguka akamubwira n'icyo yashaka kumubwira imbere y'isi yose. Niki ashaka kumubwira? DJ wacurangaga yarebye ku isaha ahita yibuka. Uziko iki gitaramo kigiye kubera mu Dutendo. DJ yahise yibuka ibyo yabwiwe na Jacques. Nyagasani, DJ yahise yibuka ibyo yabwiwe na Jacques. Jacques atuje amubwiye ati umunsi w'igitaramo nubona saa 9:30 zigeze natarahagera uzahita ushyiramo iyi audio, aya majwi yanjye. Nyagasani, hey. Maze Jacques ahita avuga ati ndabizi ko bidashobora kungendekera neza kuko nsigaye ndota ibintu bidasanzwe, uzayumvisha isi yose cyane cyane Pamela. Aya majwi ni ibiki biyarimo we? DJ nyuma yo kwibuka arebye saa 1:28 zirageze, harabura iminota 2. Yo, byakomeye. Shakira na Jacques atungwa aravuga ati uragarutse. Shakira ari kurira itavate umbabarire uyu munsi ngiye kukwica kandi numbaza impamvu. Nyagasani, byakomeye. Jacques yarebye fone mu ntoki iracyari ku murongo, bya bindi bita video call. Pamela ntago ari kureba ibiri kujya mbere, yayiteretse ku ruhande ye nayo iri ku murongo. Jacques abona za saa zirageze. Nyagasani, isaha zirageze, ubwo ni saa 1:30. Yo, ibintu byakazi. Ubwo ya majwi nta kundi isi yose ubanza igiye kuyumva. Noneho DJ ahita ashyiramo ya audio, abitabira igitaramo bose baratungurwa n'ibiki biri kumvikana muri ayo majwi. Jacques arahumiriza, Shakira atangira kwegera Jacques ngo amukure mu mutima. Jacques ishapure arajugunya yiteguye gupfa. Yo, ya shapure yamurindaga Jacques ayijugunye hasi. Yo, Jacques arahumiriza, Shakira atangira kwegera Jacques ngo amukure mu mutima. Jacques ishapure arajugunya yiteguye gupfa, amugeze iruhande afata ahari umutima. Shakira ararira cyane. Pamela ya audio ikiri kuvuga agira mu bwoba, atangira kuvugira kuri telefoni ikiri ku murongo niba ari amajwi ari mibiki. Shakira baravate urabeho Jacques. Bakiri muri ibyo bumva isasu muri fone riravuze. Pamela ntiyakongera kuvuga. Jacques ahita akanura vuba. Satani ahari ikuzimu araseka cyane. Iyo Satani aseze tumenya ko gahunda ze zose zigenze neza. Ubwo nakubwira ati naho igice cya 3 amarembo agikuzimu ari nacyo gice cya nyuma cyangwa se finali ya filime yacu twatangiranye. Ngende Isano Ciro wayisobanuraga kuri YouTube channel yitwa Image Videos. Nzagaruka noneho ndi tayari cyane. Igice cya 3 ari nayo finali kizaba kirenze. Yo, birababaje ibintu bibereye hariya. Ubwo nakubwira ati nzatangirana na comment cyangwa se ibitekerezo byatanzwe n'abakurikiranye iyi filime yanyu, nzayibasomera. Kandi ikindi mwire kubabwira igice cya 3 ari nayo finali y'amarembo agikuzimu azaba arimo inama ndetse n'andi mabanga atandukanye mutazi. Iyi filime ninjye wayiteguye mu bitekerezo byanjye nkurikije ibitabo nagiye nsoma bisa nkaho byigisha ndetse binateye ubwoba ndetse n'ubuhamya bw'abagiyeyo. Ubwo aho ndi kuvuga murahazi, tuhaziranyeho ntabwo ngombwa kwavuga. Ndabashimiye, warakoze cyane kubana nanjye. Iyi yari 2 amarembo agikuzimu na igice cya 3 finali. Ndabakunda cyane. Ngende Isano Ciro.